Ndabashuhuje nshuti bakunzi bamenya nibi info, mboneraho no kubifuriza ibihe byiza, amahoro y'Imana nakomeza bane namwe. Muri aka kanya rero murabizi turacyari muri ya gahunda y'uburezi, ya gahunda yo kubasobanurira, kubagira ubujyanama ku burezi. Hano twatangiye gahunda yo kumenyesha abanyeshuri bagiye kujya mu mwaka wa kane n'abagiye kujya mu mwaka wa mbere, gahunda yo kubitaho tukabashakira amakuru agezweho, tukabashakira ubujyanama. Niyo gahunda rero igarutse hano kuri Menya Nibi. Reka mfate umwanya ngushimire byimazeyo wowe bashije guhitamo Menya Nibi info, ukabasha gukurikirana amakuru, ibiganiro n'ibyegeranyo bica kuri uno muyoboro. Ndagushimiye cyane rero wowe wakanze subscribe, ndetse nshimira nawe ugiye kuyikanda, nkubwira ngo uyu ni umuyoboro wo kukugezaho ibyegeranyo binonosoye, ubujyanama ku buzima ndetse no mu zindi ngeri zitandukanye, ndetse ukakugezaho n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Reka rero ntabatindiye, nabazaniye kuri uyu mwanya, nabazaniye amashami 5 ya mbere wahitamo ya TVET cyangwa se y'imyuga hano mu Rwanda, ubundi ukaba witeganyirije ejo hawe hazaza. Iyi ni Menya Nibi info, tugiye kuyakunyuriramo tugusobanurire buri ishami kurindi, umenye amahitamo wazakora nimba ugiye kwiga TVET. Ndagushimiye rero wowe washyize kuri uno muyoboro, ikaze, mbahaye ikaze. Reka turebere hamwe ayo amashami 5 akunzwe mu Rwanda, afite amahirwe yo kuba wabona akazi hano ku isoko ry'umurimo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ntujye kure rero, reka tuyabanyuriremo. Iyi ni Menya Nibi info, nkwibutse gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Mu Rwanda hari amashami ya TVET. Ubwo TVET mu magambo arambuye ni Technical and Vocational Education and Training. Ni amashami menshi ari mu Rwanda, ariko hari amashami 5 akunzwe cyane kwitabwaho, ndetse afite n'amahirwe yo kubona akazi cyangwa kwihangira umurimo. Dore rero amashami 5 meza cyane wahitamo we munyeshuri ugiye mu wa kane. Ndaguhereza aya mashami ubashe kubonamo rimwe wahitamo, ubundi ukiteganyiriza ejo hazaza. Ishami rya mbere rero ku mwanya wa mbere turasanga construction. Ubwo ni building construction, ni amashami ajyanye n'ubwubatsi. Ishami rya mbere harimo masonry, hakabamo plumbing, hakabamo civil engineering ndetse n'ayandi. N'amashami menshi akubiye muri construction wakwiga, ubundi ukiteganyiriza ejo hazaza urangije amashuri. Abize iyi domain babona akazi kenshi ko kubaka mu mishinga ya leta, cyangwa bagatangiza ibigo byabo. Ushobora kandi no kubakira abaturage, naho ushobora kubona amafaranga. Reka turebe ku mwanya wa kabiri, turahasanga amashami ajyanye na ICT cyangwa se itumanaho n'ikoranabuhanga. Aha turahasangamo amashami nka software development cyangwa se SOD, tukahasanga networking, tukahasanga computer system and architecture, tukahasanga hardware maintenance ndetse n'ayandi akubiye muri iyi ICT cyangwa se mu ikoranabuhanga. Abizi ikoranabuhanga rero ku isoko ry'umurimo basohoka basamirwa hejuru, kuko ikoranabuhanga riri kugenda ritera imbere cyane. Isi igezweho mu ikoranabuhanga, bityo abafite abize bijyanye n'ikoranabuhanga bafite amahirwe menshi yo gukora ahantu hose hagiye hatandukanye. Ku mwanya wa gatatu turasanga hospitality and tourism. Aha harimo ibijyanye na hotel management, culinary art ndetse n'andi mashami agiye atandukanye akubiyemo hano. Mu Rwanda rero akaba ari igihugu ginafite ubukerarugendo buteye imbere. Ibi bikaba byatuma ababyize babona akazi cyangwa bakihangira imirimo. Ku mwanya wa kane rero turasanga agri business. Harimo ubuhinzi bugezweho, ubworozi, gutunganya ibikomoka ku matungo ndetse n'ubuhinzi. Amashami rero ajyanye na agri business ubwo harimo animal health, agriculture ndetse n'ayandi. Ni ingenzi cyane mu gihugu gishingiye kuko igihugu gishingiye ku buhinzi bigafasha kwihangira imirimo ababyize kandi ubuhinzi ngira ngo murabizi ko ari cyo kintu gitunze abanyarwanda benshi. Rero ubuhinzi bwa kijyambere bwagutunga bukageraho bugukura naho bukugeza. Ku mwanya wa gatanu turasanga automobile technology cyangwa se ibintu bijyanye n'ibinyabiziga. Ubwo ahangaha harimo abenshi mu bizi ku izina rya mekanike. Harimo gutunganya imodoka,
gukora entertain ndetse no kubijyanye n'ibinyabiziga. Imodoka nyinshi mu gihugu rero zikeneye abahanga bo kuzitaho. Ni isoko rinini ry'umurimo riri mu gihugu rijyanye no gutunganya ibinyabiziga, akaba wize muri aya mashami uzahitamo cyangwa se abayize, ngira ngo namwe mubona ibihamya. Abayize nta n'umwe wicaye, n'abicaye wenda ni bakeya cyane ugereranyije n'abari mu mirimo bari gukora. Mushime rero we washyize kuri Menya Nibi Info, tuzajya tukumenyera buri kimwe cyose kijyanye kiri mu nyungu zawe ndetse kiri no mu nyungu z'u Rwanda. Bana b'u Rwanda, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi, ndetse namwe babyeyi nimba hari abadukurikiye ndabashimiye. Icyo mbisabira ni ugukanda subscribe kugira ngo 5 kuri 5 dukomeze kubana. Reka mbabwire yuko kureba amanota, ingendo z'abanyeshuri, buri kimwe cyose nta handi uzagisanga. Amakuru ajyanye n'ibyo byose nta handi uzasanga. Reka mbabwire ko kandi twakoreye video yo kureba amanota. Nyarukira kuri uno muyoboro ubanze ukande na subscribe, ubundi ubashe kureba iyo video yo kureba amanota mu buryo bushya bwashyizweho. Menya Nibi Info rero turaba mbere kukugezaho ibyo ukeneye. Niba wakunze iyi video kanda like, nimba kandi ukeneye amakuru n'ibiganiro by'ingeri zose kanda subscribe niyo tike, ubundi ukabasha kubona amakuru, ibiganiro n'ibyegeranyo bitambuka kuri Menya Nibi. Mushimire rero kuba twabanye, murakoze murakarama. Amakuru yacu n'ibiganiro n'ibyegeranyo nakagaruka, ntimuzajye mucika kwa ciao.